ndumva bitoroshye. None se ubundi uwo muvandimwe w'umukobwa kurangiye ahangaha kuki atabanje guhamagarira ngo basi yumve ko ahari ubone kuza? Wane nawe amagaye wenda nimero ikanga gucamo, sibye ko twanevuganye imbere yuko nza hano, ako no mukobwa nyine ntago bimurebaho cyane. Tamureba bikaze. Reka mbe ngiye noneho uratuzasubira ubutaha. Ako se ntabaguhaye nimero buriya ko ntawamenya, yaguha nimero kazamuvugisha ntari. Nk'ibyo se ngo bro arakoze. Shyira amaboko nimero wamwe. Cyakoze bro, hari abari wateguye tu. Koze umuti. Ako se we karibyo nakubwiraga, buriya wowe urabona umwana yagenda utamwatse nimero, Emma yazaza ukamubwira ngo umuntu ngo yaje kugushaka just nta nimero yasize ntaki, ibintu ntabwo bibaho. Cyakoze man, harajye nyine ukoze neza tu. Kuko erega mani ntanuwamenye. Nta nuwamenya nyine. Nta nuwamenye rero uriya mwana ni mwiza. Bene nubwo atari mwiza cyane, ariko ntabwo ari mubi wo kujugunya. Mwana bivuze neza cyakoze. Ntabwo ari mubi wo kujugunya. Ariko nyine mwana igihe umwana wankomye ni wawe nakubwiraga twahuriye mu ntara. Naho uriya nyine nibisanzwe nyine biraho. Niyo utangiye ngo umwana waciye umuhugu igihugu umugongo ni umwana nyabaki. Cyokoze njye nshaka kuzamubona. Mwana uzamubona. Urumva? Bitari na kera ariko nyine uzamubona ubundi nako. Ako tuvuga ibintu tunasubira ibindi nanone. Ubundi witegereje neza buri ubona Mage utasanga ateretana na Emma. Nanjye niko nabanije kubyibaza. Ariko nawe nyuma ndatekereza ndavuga nse ni gute umuntu yaba ateretana n'undi akaba atarazi n'anatura. Rese wowe Emma umubona ute? Wasanga bari banaziranye wenda nta gihe gishize ariko baziranye. Apunda nibutse man. Uziko nibutse. Uriya mukobwa yatubwiye ko ataziranye na Emma, ahubwo aziranye na mucuti wa Emma. Urumva rero nta n'ibintu bikaze biri. Bibaye ariko bimeze rero ndi kumva icyo kirego Emma wakimukuramo. Numva wakimukuramo kabisa. Ariko nanone ntiwanamenya da. Wabona ari impano nyine imanukiye umwe muri twebwe n'ubundi ngo Imana ngo igira inzira nyine zirenze igihumbi. Bro nta mpano mbonye aho man. Ahubwo wowe bwira nimba watakayemo urumva musiga utunimero dore n'undi no watwate man yakugire. None se ko ntwakiye nimero byari binaniye kuziyakira. Ahubwo wowe emera ko nkuremeye wowe ubwo ntuzirangare. Man wowe mbwira nkwere nimero ifatira nawe ubundi gihe urabizi man wapi byavamo rwose uranzi nyine urabizi neza ibintu by'inkundo man sinjya mfa kubyinjiramo uko niboneye kandi umaze kumbana umunyacyaro. Usibye n'ibyo ngibyo rega ziriya nimero zifite umumaro mwinshi. Ziriya nimero ushobora kuzikoresha umenye ikintu uriya Mage ashaka kuri Emma cyangwa se uko baziranye, cyangwa se ukanazikoresha umenye ibebe ubundi yatwakiriye ite. Ariko Ange ndabona hajya barabaye umurinzi wanjye. Ubu nta nubwo wafata n'amasahane ngo uyahanagure ujya no kwana. Reka ahubwo nimba ushaka ko nguhanagura urazanira amasahane mbe njya guhanagura undi nimba ari no kwana. None ako gatima akavanye hehera. Ako nizeye ko nta mipango irimo cyangwa uze kumena isahane uvuge ngo ni njye wayimenye. Imipango ubwoko ki se kandi? Ariko ntukigire umuntu mwiza buri gihe. Ubwo se njye ibyo nabikora ngo bimarire iki? Erega nanjye ari igihe undenganya. Sibye ko naba atari wowe ra, ariko hari igihe uzahinduka cyangwa uhindurwe n'ibihe. Ntabwo utugambo ugira tumeze nk'utwasaza. Ubwo se nk'ibyo ngibyo umbwiye biba biturutse kuki? Ariko njye ntacyo bintwaye. Ubundi sinakakwiye kubikubwira ko n'ubundi se nta kintu dupfana. Wakabimenye se nyine ko ntacyo dupfana. Ubundi se njyerega nari nsanzwe mbizi nuko wowe nyine uba warigeze umuntu wahatari hano ngaha. Ubundi se kuba tubana mu nzu byonyine biranahagije cyangwa kuba tubana n'ababyeyi bacu. Ariko ushobora kuba uri kwihimbira ibintu urimo uravuga. Mbese kuba tubana n'ababyeyi bacu ko n'ubundi tutavukana cyangwa ubundi kuba tubana mu nzu bitwaye iki? Ubundi se uranene iki? Cyangwa ufite ipfunwe y'uko bazavuga ko duvukana ra? Asyi
ese ubundi ubwo sindireba nk'ukuntu ubuze, ubundi ubwo uroga cyangwa ubundi ubwo urakura wagira ngo waranagwingiye ngo ndeshyane wese uko ureshya watanze iki nta soni rega ubundi si ukonsa wabibonera igisobanuro. Erega nanga ko umuntu aba ari kwiganira akarangiza akakabizanamo amarira. Ubwo se ubundi ibyo ngibyo nkubwiye urabona hari aho bihuriye? Meze cyane ukuri ngo gushirira mu biganiro gusa mba numvise uko umeze kandi ubwo uraje ugenda ubikwiza umusozi wose ariko nta kibazo uzibeshye ubivuga uzaba ureba. muri rusange cyakoze uvuze ikintu kizima. Uvuze ikintu kizima kumenya icyo yashakiraga yema cyo byo birumvikana. Ariko mani kuri jeho ndakurahiye byavamo. ase ko wakomeje wenda reka sinzi ko wakomeje kubyihunzahunza winyuza hirya no hino uramwana asanga banamutereta ubundi se kubera icyo udashaka kubivugaho mbese wabyirengagije cyane ku Burundi wabaye ikimana. Nge nakubwiye ngo nta gahunda mfite ya mwana ukumva kandi Imana rigura nabizi mfite umwana wankumye sinzi impamvu bikubwira ahubwo wowe ukabitindaho. noneho se ukunda gutura hasi noneho gutura hasi nibyo ukunze niba udakunze inkunda ariko mwana biranarutana mwana nimba nabyo urumva kuko mwana iyo umwana aje urumva mukarangizana usigara nta bintu byinshi utekereza naho akagenda nyine akamenya ibyo. none se ushatse kuvuga yuko ari inkunda no gutura hasi wahita niki wahitamo muri ibyo mwana nimba no gutura hasi mwana urumva kuko mwana erega gena mwana nanga stress mwana. buriya rero reka nkubwire ikintu kimwe buriya nuko bitarakubaho ngo wumve kwiyumvanamo n'umuntu ukunda mwana biba bifite ibyiyumviro birenze n'ibyo bintu umuntu mukundana mwiyumvanamo n'ibi gutegura mwana ni ibintu biba ari byiza byatari buriya ibiryo watangiye wumva umuhumuro wabyo ukaza kubirya ni ibintu biba bikaze ntabwo ari kimwe no kuzabigutura hejuru. Reka nkubaze mwana ubundi ibyo umuntu bikura izo ni injuga mwana uri kumva kurya kose ni ukurya uri kumva gusa hari n'ikindi birengagiza mwana uri kumva hari n'ikindi kintu birengagiza buriya mwana ntabwo kwita ubona umuntu mwana ukahita wumva uramusha madukiye mwana ngiye mba numva nta n'ibintu birenze mwana wapi iyo ngiyo nyine ni virusi wowe wifitiye yo gutekereza gutyo nyine ariko uko byagenda kose iyo wateguye uba wateguye iyo ukundana n'umwana muba mukundana ntabwo bishobora gusa bro nta bya virusi uri kumva mwana gusa nyine umwana nkomye nemera ko yankomye urumva ariko ibyo kumbwira ngo ariko mwana ibyo tunabivuga mwana nta n'impamvu yo kubitindaho urumva gusa umwana wankomye nyine nuri aho ngaho rero ho noneho buriya numara guhuza uwo mwana muramutse mugize amahirwe mugahuza neza nibwo wakumva igisobanuro cy'ibintu ndi kukubwira. gusa nanone wenda ntabwo napfobya ibyo uvuze reka dutegereze tuzarebe iki gihe kitubwira. Reka nigendere n'ubundi ndabona amasaha agiye reka nitahire nta ribi ubwo ariko tuzavuga ibindi tuzavugana kuri telefone nawe nzanakubwira uko byagenze nyine ariko tekereza ibyo twavuganaga ejo bundi uko nsigaye nkoresha bino binini kubera umugongo kubera kubaka urugo nabi. ariko se njye hari ibintu binyobera kubera iki mutari gufatanya Cindy ari hanze ari gukora iki ese ko yavunitse ngo nta kintu yakora muhamagara yaze hano vuba vuba sibyo muhamagara banguke. umwana yaragiye kudufata ibyo mubwiye wabyumvise ugomba kwisubiraho. Cindy kwino hano uracyarwaye ndumva worohewe niko Cindy none se urumva umeze gute? oya papa ndumva ameze neza ntabwo bikiri nka mbere. Ujye mufatanya kuri buri kimwe cyose sibyo? Igihe cyose muzajye mufatanya imirimo ya hano mu rugo muyikore neza. None mureke turya ndumva nisonzeye. Murakoze cyane. Hanyuma se umuco wo gusenga hano ntabwo kihabarizwa? Byagenze ute? Reka nsenge. Okay, ngaho senga.
Data twese wakoze kuduha ibyo kurya by'uno munsi, ufasha n'ababibuze babibone, mu izina rya Yesu, amen. nuko rata mwana wanjye, sibyo? Ibintu byose muzajye mufatanya kuri buri kimwe cyose. Ibintu byose muzajye mubishyiramo Imana yanyu, sibyo? Kandi mujye musangirira hamwe, bizanabafasha kumenyana, sibyo? Igihe cyose muzajye muhora musenga. gusa mwaza tukirira ukundi. Ese ko dada yatubwiye ngo iyo umwe yanduye umuco wo gucuranwa awanduza undi? Ibyo birashoboka, ariko rwose ndabizi ko ibyo ngibyo bitabaranga, sibyo? Ariko mama, ariko se wowe sinakubujije kuvugana ibiryo mu kanwa. Aho mwabana mwe kubera icyo utajya mwumva? Asoni. Nabwiye ngo niwongera kuvuga ufite ibiryo mu kanwa mwese nzahita mbakura ku meza. mama mbabarira. Dore kandi urongeye aka kanya nta n'umunota n'umwe urashira. Uwo muco simushaka, siko wagira ngo muri utunyamaswa. Umva, muhite muva aha ngaha vuba vuba. Mvimereze! Nawe mfata ibiryo mukurikire mugende. Bana gusa mutagira ikinyabupfura, siko mwasebye umuntu. Haguruka. Bana badafite ikinyabupfura gusa. Ariko rero kira ntago ari cyo gisubizo, ntago ari kuri wari kubigenza. Bari kubareka bakaguma hano tukazibigisha paka babimenya. Ariko wagiye ureka, biriya ni ibintu bari bazi, nayo narabiyamye, narabwiye ko nibongera batazongera kwicara ku meza hamwe nanjye. Rero ndumva nta kibazo kirimo. Ariko si iki? Urumva bigutunguye ibyo nkoze? Ibintu ariko we ntabwo uba uri aha ngaha, niyo mpamvu utabimenye, utabiha n'agaciro. Ariko bari abana rwose ntabwo bajya bumva. Na Cindy asanzwe abikora. Ahora n'iki? Cindy ni nawe wabitangiye, bose ni kimwe. Niyo mpamvu rero nahise mfata kiriya cyemezo. Okay, niho bana nawe igihe kirekire, ubwo niwe uzi ukuntu uri buze no kubigenza. Nta kibazo. Bamubwire hari ikintu ugiye kunkorera, hano mbabare ukigira ibanga. Genda ubwire Cindy, urumva? Umbwire uti mama yambwiye ngo genda handi hepfo namutumira kuzana igikapu cyagiye papa yoherezaga ibintu, urumva? Agenda umubwire uti genda papa yaraje musangeyo, urumva? Kandi ugerageze ubu yahita agenda atagaruka mu nzu, sibyo? Bikore gutyo kandi mbabarire ntamenye gahunda. Yego mama. Umva Cindy, mama aravuze ngo manuka hariya hepfo twigeze kugutuma papa wawe ataraza, ugenda urindireyo papa wawe kandi wihute. Narumiwe koko. Habaye ibiki? Usi umukobwa wahise yikubita akagenda, aragenda. Reka. Genda nawe urebe. Ageze hanze ahita akubita isahane hasi ahita agenda. Ange niko ambwiye. Wapi ntibyumvikana. Ariko sinakubwiye uriya mwanzuro wafashe. Ntabwo uriya mwanzuro ari mwiza ku bariya abana. Ngaho ibaze nk'umwana wanjye kwera. Mwana wawe? Ange se we si umwana? Wese ko atahise yikubita ngo agende. Bose ntabwo nabahereye ibihano bimwe. Ahubwo Ange niwe kabaye agenda ko niwe nirukanye mbere twari dufitanye n'ibibazo.